Blog Talk Radio. Reka nongere mbahe ikaze abakunzi baragiteme ni Jean Paul turashimye mu kiganiro uyu munsi cyo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022. Ikiganiro cyacu kiratangira mu kanya katarambiranye. Ndabizi ko mwese mwiriwe ku mbuga nkoranyambuga muvuga muti kwa byacitse kwa Bamporiki, abandi bati nawe bimugezeho ya mitego noneho iramushibukanye, yaravuze ko yirirwa asimbuka buri munsi. Ariko turaza kongera tubibutsa amwe mu magambo Bamporiki yavugaga muri FPR ndetse n'ukuntu yajugunye mama we munsi cyangwa se munsi y'ikamyo kugira ngo FPR munyureho niba gihari nawe n'Imana yakinze ukuboko, ariko karma ikabigarutse kuri Bamporiki. Of course Bamporiki ntabwo ari kimwe n'abandi banenga leta, we azi uburyo biriya azabisimbuka, imitego azayisimbuka ahamirije, azabisimbuka yanditse ibyandiko. N'ubu ngubu yatangiye buriya kwandika imitoma n'imivugo kuri Kagame na Jeannette Nyiramongi kugira ngo atazamaramo igihe kinini. Ese bigeze banavuga ko wafungiwe mu rugi we? Ese kuki wafungiriwe, kuki adafungiwe hamwe n'abandi? Ikiganiro cyacu mu kanya cyari gitangiye, reka mubanze mwumve agace gato k'ibyo Bamporiki yavugaga. Hari ibintu nabonye natanga inama ko byasigara muri 2019. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo abanyamuryango dukundana. Abanyamuryango bari hano buri wese afashe mikoro akavuga umunyamuryango mugenzi we wamuteze imitego abishaka, wamubeshyeye abishaka, hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera kwa SG y'umuryango, SG akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota, utigeze utekereza, utanarota n'iwanyu batarota. None ni mukanya rero iyi nkuru turaza kuyigaruka, ariko mbere na mbere ndaza kubabwira update ku rubanza cyangwa se kuri case ya Rusesabagina, aho abavoka bamuburanira n'abavugizi be baseze leta y'u Rwanda muri Amerika basaba indishyi za miliyoni 400 cyangwa se miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga menshi cyane, aho bavuga ko kiriya gikorwa cyo gushimuta Rusesabagina hari ibimenyetso kandi kuko birahari, ni barabyivugiye, babyishyiriye hanze, babushinge baranagororerwa kujya kwa ambasaderi. Urubanza rero, inkuru nyamukuru kuri iyi kaya Rusesabagina, update hari nuko Rusesabagina case nako kuri kaya Rusesabagina urukiko rwahaye leta y'u Rwanda kuba yababahe kugeza kuri tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, ntabwo ari tariki 8 z'ukwa gatandatu, n'ejo bundi umusibo ejo, ni ukuvuga ngo lendi nibaramuka batazanye ibisubizo cyangwa yenda bakaza bagasaba igihe gihagije cyo gusubiza, urumva birashoboka ko bashobora kuzaza bakavuga bati mutwongerere igihe. Ariko kimwe mu bintu bitazakurwaho ni akayabo k'amafaranga Kagame na FPR bagiye gushaka cyangwa se guhemba aba avoka aha muri Amerika bo kurana ruriya rubanza. Ntabwo bazarya munsi ya miliyoni, ntibishoboka. Bazajya kuburana rubanza, FPR izabyumva mu mufuka, izabyumva muri wallet, izabyumva muri porte-monnaie yayo. Reka rero kugera ku itariki 8, iyo niyo makuru mashya, ndaza kubasomera inshamake y'iryo tangazo mu kanya katarambiranye. Ni mu kanya rero.
reka nongere mbahe ikaze abakunzi b'ikiganiro uyu munsi na JP kandi n'abakunzi ba radiyo iteme muri rusange. Nk'uko nari maze kubabwira iyi nkuru ya Rusesabagina ndaza kwigarukaho mu kanya, ariko mureke tubanze tuganire hamwe kuri iyi, niba nabyita isanganya, niba nabyita iyi nkuru yenda breaking, sinayita ko hari inshamugongo. Ni inkuru abantu benshi bavuzeho byinshi, ariko nta gitangaza kirimo, kubera ko FPR ni kuriya ikora, niko yakoze kuva ibaho, niko yamye. Ntabwo nibaza impamvu tugomba gutangazwa n'iby'Abamporiki. Waba wibaza impamvu Bamporiki yafunzwe, ukavuga yenda ukisobanurira impamvu Byabagamba kiri muri gereza. Wakwibaza impamvu Bamporiki yafashwe cyangwa se no gufungwa, yavanywe ku mirimo ye, ukirengagiza impamvu Rusagara uyu munsi akiri muri gereza. Bamporiki se yaba we yaratanze iki gitandukanye n'icy'abandi batanze? Mu Rwanda nta dini ku bijyanye na FPR, nta nshuti yayibaho, nta wayikorera neza ubaho. Kandi mureke nsubire inyuma gatoya, Bamporiki simvuga ko ari umwere. Bamporiki ashobora kuba ari n'umukriminere wo ku rwego rwo hejuru cyane, ko biriya bintu avuga ashobora ko guhenda ubwenge FPR, guhenda abana kugira ngo bahugire muri ibyo ngibyo. Yavuze imitoma, yavuze ibisigo, ubundi agakora inyuma ibyo akora akabikora. Ariko nta gitangaza kirimo kuvuga ngo Bamporiki basanze afite amanyanga. Ntashaka kwita ko ari ruswa y'amafaranga, kuko amatangazo yose yasohotse mbere byari misleading byose. Kimwe cyavugaga ko ngo ni iby'ubwubatsi, afunganywe n'umuntu wa gitifu wo muri meri ya Kigali, kandi we ayoboye urubyiruko, ni Minister of State w'urubyiruko. Ntabwo tuzi ibyo Kigali irimo gufabrika. Icyo nakwemeza cyo nuko inkuru RIB izaduha ntabwo ari zo z'ukuri. Amanyanga arayafite kuva kera kose, yaba ari ufungwa barafungiye ibindi byinshi, ariko icyo bamufungiye sinshobora kukivuga, ntawe ukizi. Nibyo bazandika, ntabwo ari byo. Kubera ihe mpamvu? Kandi reka nkwereke n'ukuntu FPR nayo ubwayo izavuga ati Jean Paul ibyo wavugaga n'ukuri. Nuko Bamporiki ntabwo azajya mu rukiko ajye kuburana, avuge ibintu byenda bimwe bisohoke, hajye n'ibindi basange ari sene ndende badashaka ku expose. None se Evode Uwizeyimana yaraburanye, yigeze ajya mu rukiko? Yaragiye agahangara umusekirite wambaye imyenda ya sekirite akubita hasi, yaburanye hehe? Icyo yasabwaga ni ukwandika urwandiko akavuga ati ndabizi ko ari we king of the kings ahangaha mu Rwanda, ko ushobora byose nyakubahwa. Manyanga nakoze ntabwo ubundi nari nkwiye kuba nkiriho, n'izi ni impuhwe zawe, ariko ndagusezeraniye ko buriya turi ibigoryi, turi injiji, ariko buriya iyo uduhanye ukadukubita akanyafu nibwo dutekereza. Arimo arandika imitoma n'ibisigo byinshi cyane Bamporiki. None aha yatangiye, yaranditse ejo, yari yatwitinze umunsi w'ejo ngo ubwenge buza ubwenge. Tugiye kubibona nyine, ubwenge buza ubwenge. Ni Bamporiki icyo byanditse ejo, bataravuga ko bamutaye muri yombi cyangwa se bamuhagaze. Hagiye kuba gukora ubwenge nyine. Ubwo se ibyo Damiye yakoze, barabizi uburyo badiringa na Kagame. Reka tubaze twumve iyi mitego, koko uyu munsi noneho hageze bya bindi yavugaga ati nirwo nsimbuka imitego, banza ururukiramende rwa nyuma rw'yaronereye. Reka tumwumve. Ndumva nari natangiye kubumvisha bimwe byavugaga ngo harangwa abanyamuryango ntidukundana. FPR se ubundi n'abanyamuryango se badakundana gusa? None se uribaza niba Bamporiki vuga ku mugaragaro abanyamuryango ntidukundana, abandi bakundana niba mudakundana muri members hagati yanyu?
bikwereka nyine ko ntacyo baduhishe. No, biriya bintu nuko Kagame ntacyo bimubwiye nkazonga zivuze ko ari we kamana, ariko ubundi aba yabivuze. Bana n'abanyamuryango nababwiye wa mugani wa wiringa ruvuga ngo ni ingona nizi kakubwira ngo imvubu irarwaye ntuzayihakanye kuko zombi zibana mu mazi. Reka mwumve ibyo Bamporiki yavugaga n'imitego. Hari ibintu nabonye natanga inama ko byasigara muri 2019. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo abanyamuryango dukundana. Abanyamuryango bari hano buri wese afashe mikoro akavuga umunyamuryango mugenzi we wamuteze imitego abishaka, wamubeshyeye abishaka, hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera kwa SG y'umuryango, SG akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota, utigeze utekereza, utanarota n'iwanyu batarota. Noneho yabikubaza ukamera nk'uwumye, kandi ubundi umuntu ubuze icyo avuga abameze nkaho ibyo bamubajije ari byo. Nyakubahwa Chairman, rwose ntacyo mutadukoreye, ariko uru rubyiruko n'aba bakuru uyu munsi tubarahiriye ko nta muntu uzongera kubeshya, nta muntu ndabeshyera. Ariko ntondekanyije ntabwo nk'umwanya tuvuga uwakubeshyeye n'icyo yabeshye, mwakibaza aho icyo tuba tubishakamo ntabwo bibereye umuryango, kandi biratudinze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga ngo kwa kubaha amahame n'ibyemezo by'umuryango n'icyemezo cyanyu Nyakubahwa Chairman, iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo ateze umutego, ariko namwe aba bahemukira. Nyakubahwa Chairman, ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo umuntu muri leta yananiwe inshingano kubera yananiwe cyangwa se yananijwe, arahanwa agakurwa ku nshingano. Ariko iyo umuntu yahemukiye umuryango, ntabwo njye ndabona icyo atakaza. Muri leta utakaza akazi, ariko mu muryango ntabwo ngene namenye icyo umuntu atakaza. Ngatanga igitekerezo ngo twakicaye tukareba ikintu mu nama nk'iyi cyajya kiba ku bantu bizwi ko basubije umuryango inyuma, bahemukiye umuryango, byadusubije inyuma no mu iterambere. Nibura niyo bakamburwa ubunyamuryango niyo yaba amezi 6 akazagaruka afite imihigo mishya, byaba ibyo kuturinda muri iyi nzira twerekezamo. Ndabashimiye, ntaza kuyizimbamo nk'ayazambye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rero nguwo Bamporiki yisabiye kuva mu muryango wa FPR, kuko niba ari ukudindiza RPF, uyu ni umwe mu ba mbere bagiye kugaragara ko bawudindisha. Ariko rero iyo muri ni muri definition ya FPR na Bamporiki. Gusa icyo bita kudindiza umuryango wa FPR par definition ntabwo ari ibyo kudindiza bisobanuye. Kudindiza muri langage ya FPR nuko yenda udakunda Kagame cyangwa se ubusembwa agiyeho, iri jwi nizere ko bari burifate bakarimusubiza, akazarisubiza bakaryumva cyangwa se bakarimwumvisha, kuko ibyo yasabiye abo bantu uyu munsi ni babimuhe, kuko ibi bintu byo abanyamuryango ba FPR bihaye byo bavuga ngo jump, none hakavuga ati how high, simbuka, ngarukize he, ntutekereze yenda n'impamvu bakubwira ati simbuka. Ibi nibyo ubonamo abantu nk'aba Kabarebe bakora, Bamporiki nibyo ubonamo uriya Dami arimo gukora, nibyo Rucaga akora. Abo nibo bafite uburambe muri RPF. Erega n'uyu ntahagiye ajya hehe? Bamporiki ntibishoboka, amatora agiye kubaho, reka bazamufungura agenda avuga ukuntu FPR itanga second chance. Keretse naba genda ingurube yarebye mu kirere, Bamporiki akaza akavuga ati ibi ni ya mitego nababwiye, noneho
byananiye kuyisimbuka kandi koko niba bari baragutagetinze bampura ikijaho bakaba bari bagushaka kubera impamvu ntazi kubera ko wabaye umutoni bakugenda bahorunono ntabwo operasiyo za ofiteri wajya kuzihindura muri kongere imwe gusa ukavuga uti jya kubahwa rwose tumara umwanya dusimbuka imitego aho gusimbuka aho gukora akazi ntabwo none se urahindura FPR niko yamye ikora ibintu byo kuregana ibintu byo kwicaza abantu ngo inteko isobanure uravuga ngo impinduka ngo mu 2019 bihinduke gute kandi nibwo buzima bwayo ni nacyo kihesha ubuzima gato ntujya gusimbuka rero ujye umenya n'urukiramende usimbuka urwari rwo ko FPR nuko ikora nta muntu n'umwe yigeze ihemba kuyikorera ngo imuhembe neza ntawe nta n'uwayihaye ngo imwiture nibibaho iyo ntabwo ariyo FPR manjije imwe ntuzajye rero uza kujya kwivugisha ari uteta nkaho koko uri umwana ko numvaga wacukuraga iyo misarano mugani wawe uteta kubera iki ujya guteta kubera iki ko nzi ko ubuzima wabuciyemo uzi bwaribwo kandi iyo ugiye guteta nabwo ntabwo ujyana ayo matama kuri FPR ntabwo ari uhera ntabwo ibyo ntabwo ibyumva nkumva ntabwo ibyo ariko bigenda ariko rero reka mujye mufungwa muri ubu buryo mwigishe n'abandi ngo wanze kumva ntiyanze no kubona babigireho bamenye uko FPR ikora kuko uyu munsi nongere ngarukiye inyuma gatoya bariya abana bo muri $1 campaign nta rukundo bazongera gukunda FPR nibo baregitimiza biriya nibyo biregitimiza biriya bintu byose abarwanya ubutegetsi bavuga nibyo byerekana babandi babaye antisympathetic ku bintu bya Karasira bya Kizito Mihigo n'ibindi abo bose nibo bagenda bagaragaza bakavuga bati none se ibi nabyo ko twebwe bituguyeho nabyo ni ikinyoma ni ugusebanya ese noneho n'abarwanya ubutegetsi basebya FPR biba bikwiriye rimwe na rimwe ko wanze kumva atanga no kubona kandi ibi bintu byose biza mu bireba ibintu byose mwarabibonye iyo uza kumva ukavuga ngo Karegeya yashwanye na Kagame Kayumba yashwanye na Kagame Rudasingwa Gahima Mazimpaka Bihozagara abo bantu bose ndiho mvuga bakagenda ukora kuri list ukaza ukageraho noneho n'abantu nk'aba Byabagamba Rusagara ukaza ukamanuka liste ukavuga ngo Nyamvumba Kayonga abo bose nta kazi ntaki ba Jacques Nziza barashwanye ba Karenzi Karake basigaye abavumbyi basiza Kayizare basigaye bavumba badashobora no kwigurira na whisky babingira badashobora no korora guinea pig badashobora no korora rabbit inkwavu baza bakabasenyeraho ibiraro badashobora gukamenya urumva basigaye amafaranga y'abahanga ugasanga survival yawe ku bantu nk'abari isigaye kuri nk'abiriya kabareba ari wo murongo ashaka gutanga kavuga ati bagakuhondo kavuga uti ko no kuri nkurikije ibyaha untwaniye ungiriye impuhwe n'aha ngaha niyo umfunga nari kubyumva your excellence ibyo nibyo mushaka naravuze ko ntazongera kuvuga kuri Kagame ku bijyanye n'ubukoryi bwe n'ubujiji bwe n'ubusazi bwe ariko nzaseka wowe Kazura kubera ko ndakuzi cyangwa se nzi neza ko ubibona nawe ukabiseka ariko ukarebera bakavuga ati ibi nabigera wowe wirirwaga sana nawe ndakuzi ndabizi neza ko ubyumva ukavuga uti no this is going too far ibintu ntabwo bishoboka ariko nyine nta kundi twabigenza Kagame ejo bundi yarivugiye ati nagiye kubona ati ibyo nasomaga ati nza kumva ngo first lady yagiye kuko hari bicika ariko habuze icyo kintu cya nabyita coherence n'ikintu cyo kuba cyo kugira ngo habemo uwo mwumvikana kumva ibintu kimwe mbere ya byose yo kugira icyo mukora mubanze mwumve mubwe muti hari danger ahangaha
hari danje duterwa n'umuperezida w'umusazi ariko tudashobora kugira ikintu twakora. Aba bantu bose babampura iki uko mumaze kumwumva avuga iriya mitego asimbuka buri munsi urukiramende, nongere mbisubire mu rw'uyu munsi yarunereye ntarwo yasimbutse, ariko ibyo byose barabibona bikavugirwa muri Konge. Uwabereka ifoto yenda turaza kugerageza kuyishyira kuri YouTube, igihe yavugaga ariya magambo bamuri, urebe ukuntu Nyamvumba ameze yicaye amureba avuga ati ariko ibi bintu uyu we ko abivuga agasavayivinga, ibi bintu we kuki abivuga bigacamo, yumiwe yayobewe ibyo ari byo. Ariko ku rundi ruhande ukamubona avuga ati ibi byose avuga ni ukuri, ibi byose avuga ni ukuri. Turaregana, tubiba turegana, sinzibagirwa. Kandi aya ntabwo ari amagambo y'amabwire, ni ibintu Karegeya yanyibwiriye, twavuganye. Ndabizi ko iyo story atari yanjye gusa, nzi ko mwayumvise no muri za memoriyo avuga ukuntu yagiye kwicara, yari yaravanywe ku kazi, ariko Kabarebe yaramureze kwa Kagame ngo yaravuze ngo Kagame ategekwa n'umugore. Aragenda ageze yaricara asanga Kabarebe yicaye hariya, ba Jacques Nziza bicaye hariya, bariya ba powerful, ngo Kagame ashaka kumwembarasa ngo avuge ko ibyo yavuze abimenye. Ngo kuri waravuga ati nta kimuzavuga ntazamenya. Umusirikare wo ku rwego rwa Kabarebe akumva ati mbonye inkuru baneguye Kagame bombi bari kumwe, we aragiye aravuga ati iyi ngiyi ndayirisha tu. Ageze kwa Kagame ati Karegeya agenda avuga yuko utegekwa n'umugore. Barabanza arabahamagara, Karegeya aza kuza, bose bahari bicara, avuga ati ngaho vuga uko ntegekwa n'umugore. Ngiyo FPR, ngiyo FPR, ngizo operasiyo zihari, ni nazo operasiyo izo ngizo z'imikiramende n'urukiramende. Abantu birirwa basimbuka, Ngarambere agahamagara nawe yigeze umujije abwira ati niko ibingibi musubiza imiryango inyuma muvuga bla 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 bla, nawe akigira umuntu hana abandi kandi nari hanyuma y'abantu. Ariko bampora iki wazavamo? Ntanazajya no mu rukiko. Mu rwandiko ubu yatangiye kwandika paje na nk'eshanu, cyumweru azajya asohora izindi mwohereze. Kagame azisomeye entertain aba entertain kugira ati no icara hariya abanza mutukira imbere y'abandi banyamuryango, namara kubirangiza basa na bamwe bagiye gato yongera muhaka. Suko bigenda. Noneho reka ngaruke ku by'amatangazo ya politiki yabaye suspended. Bahise batangira kumuvuga muri pase ngo wari ministre d'État, secrétaire d'État, ministre wungirije whatever. Donc mu Rwanda polisi kivuze cyose 100% kiba ari ukuri. Ntabyo kuvuga ngo Kagame nyine wajya ngo niwe wamwifatiye mu cyuho ati Kagame yasuspendinze ministre. Really? Umuntu ukiri under investigation wafashwe na polisi y'ikinyoma ya mbere, ariyo ya mbere ibeshya kuruta abandi, bagerekaho ibintu bitabaye. Abantu ba mbere bavuga ko abantu biyahuriye muri gereza hataba n'ikintu bashobora kwiyahurisha. Abantu bavuga ko Gasakure yabatorotse ari ku mapinga bakarasa. Abantu bavuga Kizito ko yiyahuriye muri gereza afite ngo mwidirishya ngo yamanitse mishuka, abahafungiye bavuga bati nta dirishya riba hari. Abantu bavuga ko umuntu wagonze Rwigara ari muri gereza afunzwe kubera ko yahahamutse, abo ni abapolisi. Abantu bajya kwa Lieutenant General Muhire Charles bakajya gutera hejuru ibintu bye aryamye n'umuryango we, barangiza bakavuga bati ni criminal investigation turimo, bazi ko ari harassment. Tuzi ko polisi zahari zikoresha harassment.
zikavuga ngo zafashe umuntu muri parikingi ngo high end hotel hariya hafi ya high nivel grand prix ibintu nk'ibyo muri Remera ngo ari hatanga ruswa. Kagame agahita bizera ako kanya akavuga ati ndamuhagaritse. Donc ni ukuvuga ngo urubanza rwaciwe suspended, barangiza bakavuga ngo uwari minisitiri kubera ko ni ukuvuga ngo itangazo ntirivuga ko yakuwe ku mirimo ye, ntabwo no mu cyongereza bavuga ko he was relieved of his duties, bavuga ko he was suspended cyangwa se yahagaritswe. Ntabwo bavuga ko yakuwe ku mirimo, ntabwo bavuga ko, baravuga ko yahagaritswe. Ariko itangazo riravuga ngo uwari minisitiri kubera ko urubanza rwaciwe, bihita bikwereka abamucira urubanza bari. Sinzi icyo bamushakaho, simuvugira, ni igihone mu bindi byose byahariya bya FPR, ariko byongera ku exposa ibyo bita justice y'u Rwanda uko iteye. Ntahatandukaniye n'abariya ba Tito, kera bavugaga ibintu kagira ngo ni abasaza koko bariho bazerekana umuco w'abanyarwanda uko dushaka kubaho mu gihugu, icyo abasaza bacu badushakaho. Ubu nibo basigaye bareba urubyiruko babigisha, babareberaho, nibo barora models babo. Nsubira inyuma gato, iryo tangazo ryanditswe ryasohowe na Premier Ministre rivuga ngo Perezida Nyakubahwa wa Repubulika yahagaritse uwari minisitiri. Donc ni ukuvuga ngo byarangiye, no longer, ntabwo ari kiri minisitiri. Ariko wabaza uti information mufite ni izihe tudafite? Kuko tuzi ko atarajya mu rukiko, ndetse information nshya ziravuga ko tuheruka ziravuga ko atigeze ajya no kubazwa. By the way, yaragifungiye mu rugo. Iyo privilege yahawe bampora iki ko muzi abantu bose bafungwa ngo batazatoroka barimo na Rusesabagina, kuki we afungiwe mu rugo? Kubera ko yenda badashaka ko ajya kubazwa, yenda bafite ibindi bintu amatekinika barimo. Abaye wari minisitiri, polisi niyo yamufashe, polisi niyo yakoze statement. Kagame ukuntu ari injiji, ari umusazi, operasiyo imwe ya polisi yo kuvuga ngo batange, bavuga ngo unako ngo bamufate kubera ko arimo atanga ruswa, keretse niba Kagame ari wamukurikiranye akaba yarashaka kugira ngo mumugende mumutegere hariya nibirangira nibitungana mumbwire mite nandika tohora itanga. Ibyo nabyumva, ariko nabyo ntabwo bibigira byiza, byerekana koko ikibazo dufite nk'igihugu muri administration procedure. Ni gute ushobora kunsobanurira ukuntu polisi ikora operasiyo igafunga umuntu ako kanya? Cyane icyambere cyo barega ntibashobora no kumufunga ari Kagame, atari Kagame wabivuze, ari minisitiri. Ni ukuvuga ngo namaguye barimo, mushobora kuzabyumva yenda ni muri confession yakozwe na Bamporiki wenyine akivugira, kubera ko ni yenda na biriya byo kumugumisha mu rugo barimo barashaka cooperation. Ntabwo ibyo turiho ni ibi ngibi. Ujye kuri mikoro uvuga ibi, usaba imbabazi ku mugaragaro, wowe urumva ngura ikigoryi cyacu, nta ngorane. Urabona nta n'ubwo wanafunzwe, uraye iwawe mu rugo, namwizeye ko adashobora gutoroka. Abantu bose mu Rwanda nta muntu, bariya bose baravuga ati indi 30, indi 30. Bantu bafite udashobora kuvuga uti reka nkwambure passport uhugira huye. Ibyo ntabwo abikora. Hari n'ibindi barimo kuvuga ko ngo bamaze iminsi ngo avuga ko umugore we ngo ari umututsikazi, ngo ajya gukora ubuhamya mu nsengero, avuga ukuntu ngo yabayeho yazamutse kuva mu misarani kugeza ubwo abaye intore minisitiri bla 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 bla. Ngo ariko ngo harimo investigation yuko bishoboka ko yabeshyaga, ngo yitirira ubwoko atari bwo mugore we, ngo kandi bishobora kuba ari ukugira ngo agire za avantage runaka. Ko njyewe mu Rwanda abandi umunyarwanda amoko yavuyeho, nta Hutu nta Tutsi, yenda icyo kinyoma cyo gishobora kuba kitazamufata, ariko nabyo biri mu byo bazamukurikiranaho, ngo kuko ngo avuga ko afite umugore we ngo agende atanga ubuhamya mu nsengero avuga ko umugore ari umututsikazi, kandi ngo baje kumenya ko ngo atari byo, ngo ahubwo ashobora kuba ngo yaba afite ngo za relation n'andi mashyaka iyo hanze atari FPR. Ibyo rero ntabwo ari yo nkuru y'uyu muntu.
ibyo ni ibindi ariko nagira ngo nsubire kuri yatangazo muri amaguye mujye mureba ikinyoma cya FPR mu gisobanukirwe ntabwo polisi itanga igafata umuntu nk'uriya Kagame atabizi n'ibishoboka ntabwo iyo operasiyo iba yakozwe yenda baramuhamagaye batijya hariya tuhahurire bla 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 arangije arahageze barafata ntabwo by the way tushaka kuvugira Bamporiki nabivuze ko ari igihone ni ibintu ariko bigaragaza FPR imikorere yayo nk'uko isanzwe noneho mwumvise amajwi yahavuga ati umuntu uzagisubiza FPR inyuma bajya bamusubiza inyuma bamwambure n'ubunyamuryango nibura amezi 6 ubwo rero yararwikaciriye reka urwishigishiye arusome ntabwo ndangije kuri Bamporiki mbere ko ngaruka kuri rubanza rwa Rusesabagina muri Amerika reka nze ngaruke gato ku yindi nkuru ku yindi audio yenda mwumve ibyo yavugaga Bamporiki ubwo nyina yamugiraga inama arangiza akakwena nyina akavuga amabanga bavuganye biherereye iyi ni karma reka twumve uko yataranze nyina ashinja nyina ko afite ingengabitekerezo mama wanjye aba ari we nsorezaho ubundi wenda ningira ikindi ningiro kazi ndaza kugira ikindi mbazwa mama wanjye ngira mama wanjye umwe w'umukecuru w'inyamasheke naramuhamagaye mubwira ko nshaka ko bahuza abantu bo muri famiye muri 2010 njya kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa RPF kandi ko numva nshaka ko abantu bakuru bo mu biwacu nabo bayoboka umuryango abatante baraseka barakumbagara bagaseka umwana akihirikiriya ngo wowe ngo uri inkotanyi nti bakongera bagaseka no kuvuga mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata inkotanyi yitwa Bamporiki wayihuza na Tito ntibihure iyi nkotanyi itaresha n'izindi iyi nkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse iyi nkotanyi ntabwo abo bantu biwacu bize ariko ndimo ndashaka kubereka ibintu turi kudiringa nabyo niba dushaka ko bigera aho bigera nta nubwo dukwiye guhera iwabo ku baturanyi tugomba guhera iwacu aho ni muri 2010 baranseka bangira urw'amenyo batumva rero tukabwire nta nkotanyi tukubonyemo uzagende wihahira aho uronke uzagwize so abantu bagize dushatse kuvugisha ukuri ngo ikibazo cyari tukimenye kuko abantu benshi turabiganira aha Bamporiki mbaye mu depite ngize umugisha ngiye iwacu ndababwira barishima nza kuzagera igihe njya mu butumwa bw'akazi isaha igeze nibuka ko ntabwiye mama ubundi urumva umukecuru wo mu cyaro nyine abagushaka buri gihe umugore wanjye yari ari kunkorera igikapu njyewe narisigaga turi mu cyumba ndashaka kubibabwira uko byari bimeze noneho telefone ndayihamagara nyishyira muri hoparleur irasona noneho mama wanjye yitabye ni mama biti ati ni byiza afite telefone iyo telefone nayiguze mu mushahara nahembwe n'inkotanyi ariko arwana nabyo akavuga ati urumva azazana telefone ariko ntiwabayo ibyo nibyo turwana nabyo so noneho aritaba ni mama ni rero ntabwo mpari ngiye kujya mu gihugu cya kure cyitwa Vietnam nzamarayo icyumweru nugira ikibazo uzavugisha umukazana wawe nge sinzaba mpari noneho ahita hinijwe yewe ni Nesuri ndi mu rugo ayo akagenda rine uri wenyine noneho avuga ati uri wenyine ni mama wanjye ngo ni mama wanjye yazi kuvugira kuri telefone nubwo atazi kwandika ubwo ashaka abantu bakamumenyera nimero y'umuhungu aha noneho ariko mu by'ukuri ambaza ngo uri wenyine yambajije ko ndi mu rugo natangiye narwanya urugamba rw'igihe gito rw'uko nashatse n'uko navutse yes noneho mama mubwiye nti ndi njyenyine ahita ambwira ngumva ngo hanyuma rero ngo ukubona zigenda zirushaho kugenda zigushyira imbere ngo niko zizakurangiza
noneho ntacyo navuze mbere yo kugira icyo mvuga, narahindukiye ndeba umugore wanjye, twe tuba mu nzu yacu turi babiri twenyine, nta wundi muntu haba, nta muntu. Mama wanjye arabizi ko tuba turi babiri, ubwo mbaza ko ndi jyenyine, icyo yambazaga barakizi nubwo mwumva ko ari umuturage. Noneho telefone iracyariho, ndeba umugore wanjye mbona abaye nk'uguye mu kantu, nawe ariko mukecuru n'ubundi nawe ni umupaniki wati mama wanjye, ibyo bintu n'ubuhanuzi baguhanuriye ni ibiki, bivuye hehe? Ngumva ngo ntumbaze byinshi, ngo wowe nushaka kumenya ibindi ngo uzaze tubiganire waje. Nambwira umugore ni ibintu ntubitindeho, ndigendeye tuzabikoraho tugarutse. Ngarutse nahuye n'inshuti yanjye y'umuyobozi, ndamubwira nti ndashaka ko uzamfasha tukajya kureba mama, ashobora kuba yibwira ko kuba abizi neza ko ndi umuhutu, ashaka kugira ngo wanza muri iki gihugu ninjye muhutu uba muri politike njyenyine. Noneho ndahita ambwira ngo hanyuma se ngo nibura mubwira icyo mama yambwiye, ngo nibura ngo mama wawe ntiyanize. Ati ngiye mama wanjye abikorera narize nk'umuntu wize. Difference iri hano ni ukuvuga ngo ibi bintu kubivuga, njye nabwiye mama ko nzabivuga, mama wanjye narabimubwiye, twagiye icyango, ariko mama nti bya bintu wambwiye, ariko urumva ntabwo ashobora kumbwira nyine abona ndi kumwe n'umuntu adashaka, bya bintu wambwiye ubu harya ngo bazangira gute, kandi wa muhungu uzankorera ishyano kubera ko hari urenze umwe. So difference ni ukuvuga ibi bintu numva nizera ndashidikanya. Mama wanjye aramutse agiye hano bibuka akadekona agatukana cyangwa akazana ingengabitekerezo ya jenoside, mu by'ukuri umuntu uzabimbaza azaba mpumukiye. Mama wanjye yavutse muri 59, njye mvuka muri 83. Usibye kuba ari mama wanjye, njye sintekereza nka mama, kandi guhindura mama wanjye njye byarananiye, kuko mama turavugana nkumva ibintu ntabyumva, kandi iyo nahembwa arabimenya. So ariko ibindi ntabwo mama wanjye ashaka kubyumva, arakomplayininga cyane. So impamvu mbibabwira nuko njye navuganye na mama n'abana, ariko wowe nzajya nkuvamo uko muye n'abantu, nzajya nkuvamo. Nitutabigenza gutya ubanza bizatugora. Utekereze nka mama wawe aramutse adekonye, cyangwa niba wamufashije cyane uko byagenze simbizi, kugira ngo iki gihugu gikire nuko dusenye izi nkuta tukubaka ibiraro, ndetse tukabwira ababyeyi bacu ko mu by'ukuri ntabwo ngende wo kuri regime ya Habyarimana. Yewe ubuse nazasobanura iki? Mama wanjye ashobora no kugira ibisobanuro, kavuga ati njye navutse 59 niko nigishijwe. Ubwo se mbaye nka mama navuga ko nigishijwe nte ryari nandi? Sinzi niba hari n'ibintu ushobora kwirirwa uvuga umaze kumva aya magambo y'abamporeye. Ibi ni ibyaregaga nyina ati mama afite ingengabitekerezo, ntabwo arimo kuyimukuramo, ahubwo arimo aramutaranga, arimo aramwexposa. ntibanabana abi Kigali, undi abagiye Nyamasheke umugani, aramuexposa kugira ngo abo bantu bamumenye, abandi bamwirinde, ntazagira urahuri we, ntazagira unywa amazi we. Murabizi uko FPR ibigenza. Noneho bivuzwe n'umwana uvuga uti jewe kumuhindura byarananiye. Arashaka ubwo bucuti bwa hafi kuri FPR kuruta cyangwa se ubwo umubyeyi we wamureze. Ntahinduke, kuko nyina aramutse asanze umwana hari ibintu bimwe yahindutseho, nyina yahinduka. Ntabwo akeneye kubwirwa amagambo, yareba uburyo bampora icyo abana n'abo Batutsi, akareba uburyo bamusura, akabazana iwe mu rugo bagasangira. Icyo kintu cyatuma nyina niba kuko afite iyo myumvire ahinduka. Nigeze kubashyiraho audio kare, ndebe ko yenda nashobora kugera kuri uriya munota avuga ati ndasimbuka imitego zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego, ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Nyakubahwa Perezida, hariya ni ibyo nyina yamubwiye hari imbere, atangira kubibona nyuma hashize imyaka. Ejo bundi muri 2019 covid igiye gutangira, nibwo iri jambo ry'imitego ngo asimbuka yarivuze. Turaregana, twirwa dusimbuka imitego. Si byo se nyina yamubwiye? Wowe uri inkotanyi, wowe uri inkotanyi, waba inkotanyi
n'izabaye inkotanyi ntabwo zishoboka, ntabwo zibishoboye, barazimaze, nazo ubwazo ntizibana. Wowe ni wowe koko ugiye kwigisha mwana wawe? ntabimweretse biratinze se. ariko nk'uko nabivuze, Bamporiki we ariho arakoreshwa, afite ibindi bariho, bahishe n'icyo yaziraga, bavuze ko ngo n'iby'ubwubatsi bamufungana n'abandi bantu. navuze ndetse urubyiruko ruhuriye n'itafari. none ni ibi bintu bya construction cyangwa se bya infrastructure, no muri minisiteri y'urubyiruko ni infrastructure se ya Miss Rwanda? ntabwo mbizi. nsoreze kuri iyi observation nakoze, nshobora kuba nibeshya cyangwa se yenda ari ukuri. ubukana Kagame yakoresheje yirukana Bamporiki, ndagira ngo muri analyse mukora iyi ngiyi ntimuyisige inyuma. cya mbere, kuba afungiwe mu rugo atagiye muri gereza, ibyo bintu nta hantu tubizi. mu bari abaminisitiri bose baratwara bakajyana nk'ihene. icya kabiri, ni inama yo kwiga kuri ruswa iteganyijwe muri y'abantu b'abapeyi membre ba Commonwealth, ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bizagira inama yiga kuri ruswa ejo nahangaha muri iki cyumweru cyangwa cyumweru kimwe. ushobora kuba nibeye cyangwa se irahari irimo kuba amatariki ndaza kongeranya rebe, ariko simpamye ko ndi buyabone mbere yuko nsohoka muri iyi studio. ariko kuba bariho bavuga kuri ruswa bazi ko yari inkuru iri hit ku muntu uri ku rwego rwa minisitiri wafunzwe kubera yariye ruswa, bakaba bashobora gukoresha iki kintu nka zero tolerance yo kuri, cyangwa tolerance yo kuri ruswa, kugira ngo bereke nabo bashyitsi bamaze kugera mu Rwanda, bereke iyi nama ya ICOGM yuko u Rwanda ari intangarugero, ko bo umuntu wese uregwa ruswa badashobora kumwihangana. ndagira ngo iyo analyse nubwo yaba itari conclusive, atariyo iguha itemeza 100% ko ariko byagenze, ariko nayo ntimuyisige. uburyo afunzwe, ubukana bwose Kagame yahise akora, nta na investigation irarangira. we ngo asigaye ngo abona raporo za RIB agafata icyemezo. wakwibaza izo nkiko ze icyo zimaze, niba abapolisi ariho birangirira, aribo bakubaba n'abajiji. banyarwandakazi, nongere niba i Kigali naravuze ni ndakaryumhese ndakabura, ntabwo nzongera kublaminga kuvuga Kagame. ni uguta igihe abamubashisha. dore ni abangaba abirirwa basimbuka bavuga ubusa muri kongere ya RPF, ngo ntabwo ari uguhemukira umuryango gusa, ngo njyewe gusa, ngo nawe baba baguhemukiranye kuba wowe usuriye ishaka, kubera ko namwe muralegitimiza ko yarishimutse. donc tubyakire dutyo. mugomba kujya namwe mugeraho muvuga muti abantunga urutoki ni wowe baba bagamije, ni wowe bagendereye, ariko ntawe utunga urutoki Bamporiki ashakaga. ntabwo ariko bimeze, ariko nicyo yababwiraga. ariko icyo Bamporiki yavuga ko operasiyo za RPF ziba mbi, bikazagaruka yenda bigatukwa mu nkuru. ibyo byo ndabyumva, ariko nuko mworoye Kagame, mureke rero ajye mubeho muri ubwo buryo. ntabwo ari Kagame tukwiriye gutuka, dukwiriye kujya tureba bariya abantu bafite bitwa ko bafite power, abo bitwa abanyakigali badashobora guhamagara n'uyu munsi, badashobora kuvuga ati reka dufungure investigation, congressional investigation ireba ibya Miss Rwanda, tumenye ikibazo gihari, dushingire kuri article ishyiraho minisiteri y'urubyiruko, kuko tuyiha funding, imisoro ya leta, dufite uburenganzira bwo kumenya imikoreshereze y'ibi bintu byabo, cyane cyane ko dufitemo interest, dufitemo stake. ibyo ntawe uzabikora, ari muri sena, ari muri mu banyamakuru, aba bajenero bitwa ko babaye inkotanyi, babeshye bakabeshya abanyarwanda n'amahanga bati tuje guhindura ibintu.
none uyu munsi bakaba bagitoba kakondo ibyo bavuze byose nta na kimwe cyahindutse. Kuri uyu murongo wa telefone ndi kumwe na Madame Emerance Kayijuka, ndabyizi ko ataje ahangaha gutanga ibitekerezo bye, umuyobozi w'ikiganiro tuganire kiba rimwe na rimwe muri weekend yari samedi cyangwa dimanche, ariko icyiza baza gutanga amatangazo ntimutungurwe. Emerance ntabwo uri bungendane, yenda niba ufite komante kuri iyi nkuru nako kuri ibi bintu byacicikanye mu Rwanda, ndabanza ndetse ugira icyo bivugaho amasegonda make mbere y'uko ubwira abadukurikiye bakunzi ba radiyo iteme n'abakunzi b'ikiganiro tuganira icyo mubahishiye. Reka nkwakire muri studio za radiyo iteme mu kiganiro uyu munsi, noneho niba ufite mbere y'uko uvuga itangazo ryawe nako ne kuguha option cyangwa shwa, ngusabe ko ukora commentaire nivugishije jyenyine, ukore commentaire ngufi noneho utubwire icyo duhishiye. Jean Paul uranyumva? Ndakumva. Urakoze kuvuga ko tuganira iba iyo ingurube yarebye hejuru harya niko wavuze. Oya, ntabwo ari byo bivuze, navuze nyina bivuze ku bandi, ntabwo ari kuri tuganira. Ni ibintu bijya kubera nk'ibyo. Ndagira ngo nisobanure, hari musaza wanjye mfite ukunda kuvuga yuko ngo ari anticonformiste ni iki mu Kinyarwanda ko numvise usigaye warakiziritse? Reka ni umuntu utagengwa n'amategeko. buriya ni ibintu nk'ibyo, ni muri uwo murongo. Nibyo nanjye rero utajyana yenda n'ibyo abantu bose nyine bagenderaho. Tesa nanjye rero ni muri uwo murongo ndimo, niyo mpamvu tuganire iba iyo nabonetse. Ukaba umbajije kugira commentaire ku kiganiro wakoze ku byerekeranye na Ministre Bamporiki, muri urwo rwego rwo kuba anticonformiste. Nagira ngo nguce intege nkubwire ko uriya mu ministre rwose jewe ndanamukunda cyane cyane cyane. Urukundo ubwo rusinzi rwo rukundo niba narwita ko ari urwa bwoko ki, inkundo zo zigira definition zitandukanye byo mubakanya kandi mukunda, ariko nta je rwose uriya mu ministre ndamufana cyane, mubona mo ikintu cya sinzi ukuntu nagisobanura. Ni ubwo nacyumvise, reka nkigukorera interpretation. Mubonamo ikintu cy'ubumoto. Cy'ubuki? Ubumoti. Ubumoti. Ubwo niyo n'umwuga ndawereka. Mana yanjye. Oya. Banza Ikinyarwanda no kuzasubira mu ishuri ukajya kukiga. Ministre Bamporiki jewe njya kumumenya namumenye twagiye muri Rwanda Day, nigeze kuvuga mu zindi emission ukuntu nakundaga kujya muri Rwanda Day. Sinibuka ubanza ari Rwanda Day ya Atlanta twahuriyemo. Ndabyibuka muri Canada yise kuhaza, ndabyibuka twibaza ko ari nabwo baganiraga. Yaba ari Toronto se yavuzemo? Birashoboka kuko niho nzi yagiye, ndetse icyo gihe nanjye nakoraga kwitahuka, twanamufashe n'amajwi atanga interview ariko atazi radiyo, yenda ntiyari yashishoje neza radiyo ari havugiraho, ndabyibuka, ariko yatanze ikiganiro. Birashoboka, ariko jewe numvaga byaba ari mu za mbere, kuko Toronto ndumva ariyo yabaye ya nyuma muzo naba naragiyemo.
ariko ndibuka ko uwo mu minisitiri Bamporiki avuga nubwo bwose ibintu yavugaga wenda ntemeranywaga nabyo 100%, ariko hari ikintu nakunze kuri we nuko nabonye ari umuntu uzi kuvuga, ushobora kugira ijwi rishobora gukonvenka, donc afite za karite namubonyemo ku buryo numvise bimbabaje cyane yuko izo karite, kuko nabonye ko izo karite aramutse azikoresheje mu buryo nyabwo zishobora kugira ikintu zamarira abanyarwanda. Kandi none mukundira ko atazikoresha? Oya, mukundira yuko afite izo karite. Ariko reka wenda nkubaze nka ririya jambo uducishirijeho, buriya nuko nari nashyize kuri mute ariko nari nasetse natembagaye. Ririya jambo avuga uburyo yirirwa asimbuka imitego. Buryo umwartiste nubwo bwose ashobora gukina teatre nka kuriya aba ibintu byose agerageza kureba ko yashimisha abamukoresha, ariko ageraho akavugisha no kuri ririya jambo wadushyiriyeho ry'uburyo yasimbukaga, avuga uburyo asimbuka imitego. Yewe mbonamo ukuri kwagezeho kukamucika, kubera burya umuntu w'umwartiste burya ntabwo akunda gukomeza gukina teatre ngo birangire gutyo, bigeraho akavugisha ukuri. Hariya yavugishije ukuri. Umva buriya nuko twebwe twibanze ku byabaye uyu munsi, naguciye cyangwa nguciye mu ijambo, twibanje ku byabaye uyu munsi, ariko ya jambo byo yenda icyo kintu ugihuje na Kagame, sinzi ko ari compliment yenda nguhaye ko kuba yenda mukunda entertainment za Bamporiki, kuko Kagame yabanje kubwira abantu, arabwira ati umva dufite igihe gito cyane, nako ndeho ndabivuga wagira ngo avuga atyo, ariko mugire brief, ntimutinde mu magambo, icyabazanye nta nubwo ashaka ko bagikora kuko abafite ashaka kuvuga ibintu. Noneho MC aravuga ati kubera izo mpamvu rero tugiye guha ijambo Polisi Denis noneho na Honorable Bamporiki. Polisi Denis kuko FPR arayisobanukiwe neza, arayizi, aravuga ati iyo Kagame avuze kuri ubwo namwumvise yarambiwe, singiye kumutera iseseme. Aravuga ati nyakubahwa bandi buriya n'ibindi byose byo nashaka kuvuga numvise n'abandi babivuze, ubwo giyewe rwose murakoze cyane, barashima, nta kintu kimwe yavuze ni ntuze abafashe ijambo, ahuragura ariya magambo yose iminota 7, Kagame acecetse arabyumva byose, nta na hamwe yigeze amucamisha. Urumva rero iyo entertainment, iyo karite ye yo entertaininga nubwo yabavuga ubusa, urumva ko Kagame nawe yarayibonye. Ibyo bigambo byaba emerance, nanjye yenda mvuge opinion yanjye, kumukunda ntabwo ari bibi no gukunda entertainment ntabwo ari bibi, ariko bigira ahantu hafi. Agiye asa mu bitaramo akavuga ibigambo nka biriya, twajya tujya no gushaka yenda n'ama 10 tukayishyura kugira tujye kumwumva, cyangwa se $1. Ariko kujya kuba umunyapolitiki ufata ibyemezo biremporta ku gihugu, ariko karite yari ziriya, ari ubwo bumwuga bwe bwo kujya yirirwa gusa asingiza, ari ukuvuga ibisigo n'ibisingizo kuri Kagame n'umugore we, birakatsindwa n'Imana. Ngaho komeza yende ngo tumwe tuganira, tubwira niba muzamugarukaho. Niba yatwemereraga akazaza kutubera umutumirwa rwose twamwakira. Muri Atlanta uri correct, nabyibutse, memoire yanjye yagarutse, ni muri Atlanta nibwo yarari, niho naho twanamuhaye interview. Cyakora Ashire udukurikiye yanditse avuga ko yigeze no kuza muri FPR mu nama yaho nahagatanga ikiganiro. Okay, ndanezerewe kuko numvaga ari Atlanta. Kuko biriya biganiro bajyaga batanga nyuma ya iyo byabaga bigeze mu masaha akuze, bashyiragaho ibiganiro by'abantu baje baba businessmen, b'abantu
bafite imirimo mu Rwanda ikomeye bagafata amagambo basansibiriza abantu gutaha kugira ngo batahe bakunde igihugu cyabo. Ibyo biganiro nakundaga kubikurikira cyane rwose, ku buryo ndabyibuka ko Bamporiki ari mu bantu bavuze numva aranshimishije, nubwo bwose wenda ibintu yavugaga bimwe byabaga ari ibintu wenda bidakuza cyane, ariko namubonyemo ikintu cyo kumenya kuvuga, vraiment kumenya kuvuga. arabizi kandi ntategwa, ibintu bye biri umurongo ku wundi, ariko biri coordinated rwose. Yes, afite ikintu cyitwa tala, afite n'ikintu cya humour, afite don mu bintu byo kumenya kuvuga, ku buryo navuze nti uyu muntu uwamuha platform nzima yo kuvugiramo yagirira u Rwanda akamaro. Ibyo rero reka ne kubitindaho kubera ko nzi ko nta mwanya munini dufite wo kuvuga kuri iki kintu. Ikintu gusa nagarukaho nuko uyu muntu Bamporiki vraiment ntabwo nzi iri fungwa rye icyo rigamije n'ikihishe inyuma yaryo. Birashoboka ko ari teatire barimo bakina nk'uko unabivuze, biranashoboka se ko byaba ari n'ukuri, ariko icyo nabwira uyu mugabo Bamporiki, jyewe nakubwiye yuko ari umukunzi wanjye, ndamukunda nubwo bwose atanze, jyewe rwose hari za karite nyinshi mubonamo. Nagira ngo mubwire yuko afite talent, afite ibintu byinshi ashobora kugirira akamaro kanini, ashobora kugirira igihugu aramutse akoresheje ibyo za karite mu buryo bwiza, ntakorere ingoma nk'iyi ngiyi y'abicanyi. Urabona yuko nubwo bwose yiyemeje kubakorera, ariko ageraho akavugisha ukuri, akagaruka mu murongo akavugisha ukuri, akavuga ati turasimbuka imitego nk'aho twagapashije igihe dukorera igihugu, dukora ibintu bitaga akamaro, ugasanga turimo turasimbuka imitego. Ati nirirwa nsimbuka imitego, niko kazi nkora, niko kazi mpemberwa. Aho ngaho vraiment mbona yuko aba yagezeho, ukabona ko nawe byamurenze. Nagira ngo rero mu butumwa mubwire ngo ntabwo FPR nta mikino igira, bashobora kumwihanganira kubera ko bashaka kumugira igikoresho, ariko iyo igihe cye kirangiye ibyo nawe biba birangiye. Nuko nyine mubwira ngo nibaze ubwenge aze arebe uburyo yava mu byo arimo, kuko ni umuntu ushobora kugirira igihugu akamaro. Kandi mwibutse ko kuri FPR ndakwanze ntivamo ndagukunze, kuba yaracitswe akavuga ririya jambo, akavugisha ukuri, akavuga ati abanyarwanda aho kugira ngo tugire ikintu dukora twirirwa dusimbuka imitego, buriya yakoze rero kandi ntaho akirigaruriye. Kagame yarabyanditse, buriya yagiye kuri liste y'abantu bagomba kuba elimine to uta, byabanguka byakunda. Niba rero afite ubwenge, niba agize Imana akava muri icyo gifungo arimo, agize Imana afungiwe iwe, yenda aracyafite igaruriro, atangira atekereze kuri ejo hazaza he, atekereze turacyamufitiye, turacyashobora kumubabarira niba ashobora gutekereza akarambura amaso akamenya yuko nta future afite muri bariya bantu, yuko imikino yose yakina ntacyo izamugezaho. Reka nkomeze ntigire kuri tuganire Jean Paul, niba nta bindi bibazo ufite. Mbere yuko ujya kuri tuganire ibibazo byo ntabyo, ariko yenda ukore komantere ngufi ku rukundo rwawe na Bamporiki.
ndabishimye ko wamubonyemo talent ukamushima ko wabonye ko ari umusizi, nanjye kandi kubyo uvuga by'uko afite taba ariko akazihitamo kuzijyana ahantu hatariho ibyo byo nabyemeye. Ariko none reka mvuge ko ibyo wabibonye ari uko muhuriye Atlanta, ukavuga uti numvise ibyo avuze, numva uko avuga, numva ibisika. Mbabarira umbwire uko ubayeho nete 100%, umbwire umaze kumva ijambo wumvise ibyo gusimbuka imitego byo wabyemeye ko ari ukuri. Iriya version yindi y'iminota avuga taranganye nawe, ngaho mbwira icyo mukundira aho ngaho, icyo hamushimira, kuko naho uyumvise hariya waramukunze wumvise Atlanta, hariyo Atlanta cyangwa Atlanta ibyo yavugaga nabira byo gusimbuka. Ngaho noneho mbwira wumvise iriya jambo rindi, urukundo rundi nurwo rufite ntirushobora no kugenda. Biriya byo bimushimira iki najyo ni tala nayo. Nurangiza uvuge tuganire. Burya rero reka nkubwire Jean Paul, sinzi birashoboka ko ariyo approach yashatse gukoresha kugira ngo yenterese audience yabwiraga. Birashoboka yenda yuko ibyo yavugaga kuri nyina yenda c'est possible ko ari byo, c'est possible ko ari approche yashatse gukoresha kugira ngo ashobore kuba convaincre. Kandi je suis sûr, ntekereza yuko hari benshi cyane babikurikiye kubera iyo approche yahisemo. Ngaho ikomereze muri tuganire. Okay, biragaragara ko bya bindi ari byo ya ndirimbo y'amatata ngo amaso akunda ntabona. Ngaho ivugire tuganire. Reka nivugire tuganire. Tubwire ibyo duhishiye. Okay. Bahishiye iki muri tuganire? Tuganire iba iyo yabonetse nkuko bivuze iki cyumweru, izaboneka ejo bundi usibye no kuvuga samedi mu gifaransa, satade mu cyongereza, mu kinyarwanda biri complete. Bamwe bavuga kuwa gatandatu abandi bakavuga kuwa karindwi. Amasaha hari igihe atugora, ayo twavuze ntibikunde kubera ko dukorana n'abantu bari ku migabane itandukanye y'isi, baba abadushyira kuri radio, baba n'abatuganiriza. Ubwo sindi buyavuga ariko bizaba ari mu masaa 10 cyangwa saa 10 n'igice somewhere. Me tuganire yacu izaba iryoshye cyane, ntabwo nyivugaho byinshi ariko ndababwira insanganyamatsiko. Hari umwana, hari umusaza wanjye mfite ujya uvuga ngo akunda guca imigani, nanjye nkunda guca imigani, ariko humura uyu nguyu uramara amasegonda 30. Hari umwana wanjye umwe yavutse atagira umusatsi, babyara be banganaga, bajyaga kungana, bamwita Kayu. Kayu ni cartoon cyangwa se bande dessinée iri populaire cyane, yakinaga ariko itagira umusatsi. Noneho uwo mwana yavutse mfite ndi jyenyine, umugabo wanjye yarataraza, yarakiri muri Afurika. Umwana akura azi kwirwanaho, yatangiye kurya afite amezi 6, akajya yigaburira nta muntu umugaburira. Noneho ku mezi 9 atangira kugenda. Hari mubyara we witwa Adu wajyaga aza kureba niba hari ikivi yushije. Ageze mu rugo arebye asanga Kayu arimo aragenda avuza induru, ati yo, ati nimuze murebe, ati Kayu asigaye agenda nk'abantu. Muri make ni ukuvuga ko Adu Kayu yarinze agira amezi 9 atazi ko ari umuntu. Bikaba binzanye ku nsanganyamatsiko yacu y'iki cyumweru.
izaba ivuga ngo umugore ni umuntu. Wabyumvise? Umugore ni umuntu kubera ko hari abantu kugeza ubu ngubu bamaze imyaka bamaze batazi ko umugore ari umuntu. Ubwo mushonje muhishiwe abashaka kumenya uburyo umugore ari umuntu cyangwa se impamvu iyo ngingo twayihisemo yo kuvuga ko umugore nawe ari umuntu, tuzabibasobanurira muri iki kiganiro cya Tuganire tubateganyirije. Ntimuzacikwe. urakoze cyane Emerance, kandi koko ni umunsi w'ababyeyi. uyu munsi wose ni uw'abagore ahubwo ni uw'ababyeyi ugiye kuza. ubwo rero biziye igihe kuko ni Mother's Day. nabitekereje ko uzaba ari umunsi w'ababyeyi. umunsi w'ababyeyi ntabwo ari Women's Day, inaha ni Mother's Day. ubwo rero bije igihe cyiza, ndizera ntashidikanya ko niyo mpamvu wanze kutubwira byinshi, kuko kuba ari umuntu yenda umugani impamvu mwabihisemo ubwo harimo yenda controversies zo muzagerageza gusigura. urakoze cyane Emerance, unadusoreje n'ikiganiro cyacu, ariko ndasoma message imwe gusa Shire yatwandikiye ubwo warimo uvuga kuri Bamporiki, aho yavugaga ko hari abantu bagira amakarita ariko bakamarisha abandi. Aravuga ati abanyarwanda bose karite ni cya igifaransa cyanjye cyo mu birere. nari numvise amakarito, nagira ngo n'abadukurikiye babyumve neza, nari nimbyumvise nabi. Quality qualities ngo JP abantu bose, abanyarwanda bose bamenye ko Kagame areba inyungu ze bwite, nabo adakandamiza aba abibikiye. none nicyo atarabereka abanyarwanda ubanza batikunda cyangwa ari ibigwari. wivuze uti nimwe mwamworoye abo yishe, abamaze kuburisha, abafunga, ese niki batarabona? ikibazo cyo gufunga Bamporiki niba yarakoze ibyaha nafungwa. ikibazo ni uko n'abamufunga bakoze amakosa arenza ye, nabo kandi bari bakwiriye gufungwa. niho urugamba rw'impinduka rushingiye. kwamagana abakinisha amategeko ni mbabarire kwamagana abakinisha amategeko arengera bose, kwamagana abakinisha amategeko arengera bose mu nyungu zabo bwite. nibyo. ubwo rero yakomeje atubwira, agerageza kudukosora, aravuga ati na Goebbels wa Hitler yari afite karite ariko zamaze abantu. noneho urumva nyine ko kuba uramutse ufite nk'ibyiza bikeya cyangwa se karite nziza ariko ukaziba ushobora kuzikoresha nabi. zamaze abantu. artiste wa nyawe nka Vaclav wa Czech Republic yari an artiste ariko ntiyigeze agambanira be. icyaha cya leta cyoreka imbaga, ntabwo rero uwagikoze yashimwa. urumva ko ari wowe amabuye bayatera, ngewe ahandi umwere, ubwo muzabikemura hagati yanyu. wakoze cyane Emerance kwa Pieringa muri kiganiro. yego wakoze kwa Pieringa muri ikiganiro, nubwo bitari biteganyijwe, ariko wakoze nawe kumfasha muri uyu munsi. abakunzi rero b'ikiganiro cyacu, bakunzi ba Radio Iteme, mwakoze kubana natwe. ikiganiro nk'uko nababwiye, urubanza rwa Rusesabagina nta byinshi mukeneye kurumenyaho, kuko nzarugarukaho mu kiganiro cyacu cya igihe niki, kuko leta cyangwa urukiko
rutegereje rwatanze kugera kuri tariki ya 8 ko leta y'u Rwanda izaba yamaze kwivuga pozisiyo yayo ku byo yarezwe, aho basaba miliyoni 400 kandi ibyo bita fees na cost, ndetse bakaba barasabye ko igihe cyose Rusesabagina akiri muri gereza umunsi wose uko umunsi ugenda urenga haza undi hakaza undi, ayo mafaranga azajya yiyongera, intérêt zaziyongera. Ubwo rero tuzumva icyo kuri tariki 8 icyo leta y'u Rwanda izavuga mu kiganiro cyacu cyo kuwa kigihe niki, nzaba mbafitiye update kuri ya rubanda. Mwakoze kubana natwe mwese aho muri hose, abazadukurikira kuri YouTube, muzagira ikiganiro cyiza. Emerance nongere ngushimire, ugire nawe urakoze Jean Paul, kandi nizere ko icyo kiganiro cyo kwa Rusesabagina uzakintumiramo kiranyentereza. Karibu cyane. Karibu. Bato mu muco karande tubegere hamwe, abashaka intambara barindira ubusa. Twandika amateka azero